Bakunzi ba D-Sentence twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze kuri uyu mwanya, tubifuriza ibyiza byose mwifuza ndetse duhumuriza n'abari guhura n'ibitoroshye muri ubu buzima. Ubuzima duhura na byinshi bitandukanye bitugoye, bidutsikamira, ariko byose hamwe no kwihangana, gukomeza tukareba imbere, tugakotana, byose tubicamo tugakomeza tukagera aho twifuza kugera. Abatarakora subscribe tubasabye ko mwayikora kugira ngo twemeze kubana namwe, dukomeze tubagezaho ibiganiro byacu bibageraho ku gihe kandi mukomeza kuryoherwa ndetse mwunguka ubumenyi muri byinshi dutangaza. Nk'uko twabyemeje rero kubagezaho update zitandukanye ku maproje cyangwa se ku mishinga itandukanye minini iri mu gihugu cyacu, uyu munsi twongeye kugaruka kuvuga kuri Stade Amahoro, ku mushinga wa Stade Amahoro, tuba update zaho igeze, imirimo igeze, dore ko imirimo irimbanyije, imirimo igeze kure, dore ko ubu ngubu aho bigeze bari mu masuku cyangwa se finissage, ya mirimo yo kurimbisha cyangwa se yo kuzana ubuzima mu nyubako, imirimo irimo gutuma ahantu haryoherwa n'abahagana, abahagana baryoherwa bitewe n'uburyo hameze n'uburyo hasa. Kuri ubu ngubu rero amasuku arimo akorwa, harimo gusiga amarangi, dore ko ibice bitandukanye byo mu nzu mo imbere, yaba ari mu lobbies cyangwa se mu makoridoro, mu byumba bimwe na bimwe, amarangi ageze kure, barimo basiga amarangi. Nk'uko mubibona ku mashusho, murabona ko amarangi yatangiye gusigwa hirya no hino mu byumba, harimo rasigwa amarangi, ndetse n'imirimo ijyanye na plomberi cyangwa se ibijyanye n'imirimo y'amazi, harimo gushyiramo amatiyo ajyana amazi meza cyangwa se azana amazi meza mu byumba, mu matoilette hirya no hino, ndetse n'amatiyo asohora imyanda, ari imyanda iturutse mu matoilette, turutse muri za dushe, aturutse aho bari gukoropa, ahantu hatandukanye ko mu nzu haba harimo amazi atandukanye akoreshwa mu bintu bitandukanye, ko mu nzu inzu irimo ubuzima igomba kuba irimo n'amazi. Niyo mpamvu rero hashyizwamo ari kwesitarwamo amatiyo n'imirimo yo kwesitara amatiyo nayo igeze kure. Si ibyo byonyine by'amatiyo, kuko iyo tuvuze iby'amazi tuvuga n'umuriro n'ibijyanye n'insinga z'amashanyarazi, insinga zitandukanye zishinzwe cyangwa se zikoreshwa mu bintu bitandukanye, kuko mu nzu nk'iri haba harimo umuriro, haba harimo bya interinete, haba harimo bya byuma bishyuha cyangwa se za climatiseri. Ibyo byose installation yabyo igeze kure, imirimo iri ku gipimo cyo hejuru, ko imirimo imaze iminsi ikorwa nayo igeze kure, ndetse kandi n'amaparafo nayo yatangiye kubakwa, yatangiye gufungwa, ibyuma bizafata parafo murabona ko nabyo byatangiye gushyirwamo, ko byose ni ibijyanye n'amasuku. Nimba hano baranje gushyiramo amatiyo, baranje gushyiramo izo nsinga, ntago weho uzaza nyuma ugomba kuzabibona. Niyo mpamvu babihishe bakoresheje parafo. Urabona ko naho ibyuma bizafata parafo nabyo byatangiye gushyirwamo. Iki kintu kijyanye n'amasuku urabona ko kigeze kure, kiri kwitabwaho cyangwa se kiri kwihutishwa nk'uko babitwemereye, yatariki bigomba kuba byararangiye. Kandi twavuga ku bijyanye n'imirimo ngo twibagirwe ku bijyanye no gushyiramo tribune cyangwa se abantu bazajya bicara, niko twababwiye ko hakozwe izitwa precast cyangwa se aho bazatereka za ntebe, bazafungira za ntebe, byamanje gukorerwa ku ruhande, ni beto yabumbuye ku ruhande. Icyo bakora ni ukuza baziterekamo, imashini izifata ikazitereka mu mwanya igomba kujyamo, noneho abakozi bakayifungiraho neza kugira ngo izabe ikomeye. Ibyo nabyo bigeze kure, ko nk'igice kimwe cya stade cyararangiye, nabyo biri kwihutishwa. Kandi nanone ibyo ngibyo ntabwo twabivuga ngo twibagirwe n'ibyuma by'inkingi cyangwa se inkingi z'ibyuma zizafata igisenge, nazo ziri kugenda zizamurwa, dore ko hari ibyuma bagenda bateratiranyiriza hasi bakabifatanya, noneho bikahabwa uburebure bwifuzwa, noneho imashini zikagiterura zikagenda zikagitereka aho kigomba kuba kiri, bakagifungiraho. Ibyo byuma rero bizafata igisenge nabyo biri gufata cyangwa se bari gufatishaho ya migongo nk'iriya tubona kuri BK Arena, nayo yatangiye gufungwaho nkuko turi kubibabwira muri video ishize. Nayo rero imirimo igeze kure, ntabwo iragera kure ku buryo buhambaye, ariko byibura hari igice kimwe ubona ko byagize isura, ubona ko byagaragaye isura yayo. Ibyo byuma rero bazamura nibyo bifatishwaho iyo migongo, bizazengurutswa stade yose. Urabona ko ntabwo byari byazenguruka ahantu hanini cyane, ariko byibura biragaragara aho imirimo igeze ko nayo iri gushyirwamo imbaraga. Ibyo byose rero bitanga icyizere dushingiye ku byo umuyobozi cyangwa se ubuyobozi bwa Rwanda Housing Authority, ikigo cya leta gishinzwe imyubakire cyangwa se gishinzwe ibijyanye n'amazu ya leta, ari nayo ishinzwe n'umushinga wa Stade Amahoro, bimaze gutangariza ikinyamakuru Igihe ko imirimo yo kwagura stade cyangwa se kuvugura stade imaze kugera ku gipimo cya 27%, ariko barimo batanga icyizere ko byibura nk'uko babitangaje ko mu kwa gatandatu 2024 imirimo igomba kuba yarangiye, stade igakoreshwa
barimo batanga icyizere ko icyo gihe kizagera ibintu byararangiye, kuko iki cyari kigoye cyane ni imirimo yo kuzamura cyangwa se guhagarika ibice by'umwikorezi, harimo guhagarika inkingi cyangwa se n'amaboko afata ibice bitandukanye. Ibyo byose byaratinze, nibyo byatindije, twavuga ko byatindije imirimo, kubera ko aba ari ibintu bisabwa kwitonderwa, kuko aba ari beto igira igomba kugira igihe cyo kuyitegereza kugira ngo ikomere, babashe gukomerezaho indi mirimo. Ibyo byose rero byararangiye, bisa naho imirimo isigaye nta idakanganye nk'iyari ibanje mbere. Igisigaye ni amasuku, ni amafinisage, harimo ibyo twavuga byo gusiga amarangi, harimo kwenstaramo ibyo bikoresho twahoze tuvuga, ndetse no guterekamo izo ntebe cyangwa se za tribune. Ibyo byose rero nibyo birimo bikorwa ubu ngubu, bigaragara ko byibura mu gihe gito cyangwa se mu gihe kitarambiranye ibyo nabyo bizaba byarangiye, noneho stade tukabibona koko yabaye stade, tukabona ko ari stade ikwiye gukoreshwa. Hariho hazakurikiraho no gushyiramo ikibuga, dore ko nk'uko mubizi ikibuga cyarazamuwe, hoteli cyari cyangwa se ubuhagarike cyari kiriho hongeyemo itaka kirazamuka ku buryo cyegereye tribune. Icyakozwe no gushyiramo itaka barayitsindagira. Ubu kizakurikiraho ni ukuhatunganya neza, bakaringaniza neza, noneho bakabona ubushyiramo tapi cyangwa se ikibuga abakinnyi bakinira. Kumva ko nabyo imirimo nayo itanga icyizere ko nta kizagorana, ku buryo ibintu bizajya mu buryo, itariki cyangwa se igihe batwijeje kizagera ibintu byose byaragiye ku murongo. Bakunze ba Decent TNC rero twongeye kubashimira kandi tubaha ikaze, n'abashyashya batari bakora subscribe tubasaba gukanda subscribe kugira ngo ibyo dukomeza kubategura, ibyo tubagezaho byose bijye bageraho ku gihe. Bibafasha kubungura ubumenyi, bafasha gusobanukirwa, ndetse n'uwaba afite icyifuzo nawe yagishyira muri comment kugira ngo tubafashe, tubategurire cyangwa se tubashakira amakuru abafasha kumenya no gusobanukirwa. Turabashimiye. Ciao ciao.